Miriyamu nako Aroni na Miriyamu ngo baneguye Mose inshuti y'Imana ko kandi ndakibutse numvise umwuka nawe akazana nkababwiye iyo umuntu akoze ku nshuti y'Imana Imana iragarwa habe niyo bavuze umuntu w'inshuti y'Imana umuntu w'intungane Mose na Eliya nako Aroni na Miriyamu ngo banegura Mose baravuga ngo ariko Mose we ni uzaza wicara avugana n'Imana wenyine Imana irumva Imana izayumva sawa asante sana haleluya Imana izayumva iyo bavuze inshuti y'Imana Imana izayumva le pipara galika saya du tripara desiri bibonga Imana izayumva. Oh haleluya Yesu Mana tuje imbere yawe tuje kuvuga imirimo yawe ukora inshuti zagusengarwa abari mu gihugu cyacu abari ku migabane itandukanye y'isi twongeye kubaha ikaze muri kano kanya dushimiye Imana ko Imana itwimanye yarakurinze natwe iraturinda Imana nishimwe ndetse yanarinze n'umukozi w'Imana Nkundabera Jotam twongeye guhikaze kuri gusengarwa Murakoze cyane turakwishimiye cyane kandi abadusengera abakora subscribe ndetse n'abakomeza kudutera inkunga bamaze ubutumwa bwiza bohereza abandi ijambo ry'Imana bakora share Imana ibamugisha ndetse na comment hanyuma tukubona ko Imana mukunda cyane Jotam tugiye gusenga Imana nitumara gusenga tumuhakanya murabona ko ufite inanga buriya mukanya tugiye no kwinjira no mu gitarama rero reka twinjire dusenga Imana nitumara gusenga Jotam turagwakanya usuza abantu b'Imana abantu gukunda bari mu Bubiligi abakunda bari muri Amerika numara kubasuhuza hanyuma turatengera igitaramo Mana mu izina rya Yesu Kristo uri Imana y'ububasha uri Imana ikomeye mu byaremwe byose na kimwe utaremye duciye bugufi turi imbere y'amaso yawe tunejejwe n'urukundo rwawe tunejejwe n'imbaraga zawe zikomeye tunejejwe n'umugambi wawe mwiza nushimye nuhabwe icyubahiro Uwiteka tugushime ko warinze uwacu ukabana nawe ukamurinda tugushimiye ko wabanye natwe tugushimiye ko watubwiriye neza tugushimiye ko wagiye ducira inzira mwami mu butayu warinze abadukurikira warinze abanyarwanda warinze abari ku migabane itandukanye y'isi mwami turagushimye wagize neza tuguhaye ikaze muri iri jambo kugira ngo ikintu cyose kibera hano cyezwe nawe kandi umuntu wese uzumva izi ndirimbo akumva ijambo ryawe mwami ahabwe umugisha kandi ahemburwe muri wowe umwuka w'Imana mushigikire muri byose urakoze Mana kubikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti amen nikari umukozi w'Imana nitwa Muhizi Jotam nturutse mu rurembo rw'amajyepfo cyangwa se mu rurembo rwa Nyabisindu kabandi umuvuga butumwa bwiza wabiherewe uburenganzira n'itorero ryacu kuvuga ubutumwa bwiza uko nabihamagawe n'Imana amen no muri ubwo buryo turi hano gusenga kugira ngo twitabe umuhamagaro cyangwa se ubutumire bwa mwene data Weraris Imana ibaho umugisha kubagiye kudukurikira bose kadutangire rero turirimba nyuma tuze gukomeza n'ijambo ry'Imana Hairi umuntu Uwiteka akunda uwashikamije umutima ntazagwa nawe isi yavaho ijuru rikavaho azamuremera si amasezerano hahiri umuntu Uwiteka akunda uwashikamije umutima ntazagwa nawe isi yavaho ijuru rikavaho azamuremera isi y'amasezerano
niwe ufite amagambo meza, amagambo meza y'ubugingo. Ni wowe Mana we, ni wowe ufite amagambo meza, amagambo meza y'ubugingo. Ahora we, zahora wisunga, ushobora byose, kuko imigambi yawe ari myiza kuri njye. Uri buye we, uri buye rizima, ntanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana iryo ryatoranijwe. Zahora we, zahora wisunga, ushobora byose, kuko imigambi yawe ari myiza kuri njye. Uri buye we, uri buye rizima, ntanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana iryo ryatoranijwe. Kurukundo kunda kubayo ubugingo bwanjye Mana, kubayo umutima unyegeke. Uhaye Mana we, kubayo ubugingo bwanjye Mana, kubayo umutima unyegeke. Kuhaye we, kuhaye ubugingo bwanjye Mana, kuhaye umutima unyegeke. Zahora wisunga we, zahora wisunga, ushobora byose, kuko imigambi yawe ari myiza kuri njye. Uri buye we, uri buye rizima, ntanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana iryo ryatoranijwe. Zahora wisunga, ushobora byose, kuko imigambi yawe ari myiza kuri njye. Uri buye rizima, ntanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana iryo ryatoranijwe. Wagurikiyo kurukundo kunda kubayo ubugingo bwanjye Mana, kubayo umutima unyegeke. Kubayo ubugingo bwanjye Mana, kubayo umutima unyegeke. Imana ishimwe. Mana naje ndagushimiye kuri uyu mugambi mwiza wahaye mwene data wo gutegura iri vugabutumwa, kandi nanjye ukabumboneye umwanya. Ijambo ryawe Mana washize ku mutima wanjye, icampa bazaryumva bose, bikabazanira nk'ubuzima bwiza bw'umwuka. Ni mu izina rya Yesu, amen. Agira ngo dusome ijambo Imana yashize ku mutima wanjye, Imana yampaye kugira ngo tuganire namwe mwese muri ku migabane y'isi itandukanye, ariko tubanje gushimira na bene data badutumiye kugira ngo tubane muri iri vugabutumwa. Imana namwe ibaha umugisha. Amen. Reka rero dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ni ibice 15 no ku murongo wa 14. 15 no ku murongo wa 14. Ndashaka ko tuganira ku bishuti y'Imana. Amen. Ku bishuti y'Imana.
Bibiliya iratubwira gutya ngo 15 no ku murongo wa 14 mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Sinkibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora. Ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose bibamenyesheje. Simwe mwantoranije ahubwo ninjye wabatoranije. Kandi mbashiriraho kugira ngo mugende mwera imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo ico muzasaba data cyose n'izina ryanjye akibahe. Ibyo batekerereje kugira ngo ibyo mbibatekereje kugira ngo mukundane. Imana idufashe. Uyu mwanya rero ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana kuba inshuti y'Imana. Hari umuririmbyi wavuze ngo tumukunde Yesu kuko yadukunze, ibihembo ni byacu nitumukunda. Tumukunde Yesu kuko yadukunze, ibihembo ni byacu nitumukunda. Inyanja nizisuma ibicu bigahinda, uko nukwerekana yukwidukunda. Bahari na mawimbi na upepo wavuma, utuongoze Bwana tuvuke ngambo. Haleluya. Ijambo ry'Imana ritubwiye amagambo Yohana yanditse ayahishuriwe n'Umwami Yesu. Aravuga ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Aya ni amagambo Yesu yavugiye i Galilaya. Nagize amahirwe muri 2014 yo kuja mu gihugu ca Isiraheli. Aha hantu Yesu yavugiye aya magambo. Amen. Nagize amahirwe yo kuhagera i Galilaya. I Galilaya niho Yesu yatoreye intumwa ziwe 12. I Galilaya kandi niho Yesu yakoreye umurimo imyaka 3 acumbitse kwa Petero. Aya magambo rero Yesu yayabwiye abigishwa be, yayabwiye intumwa ziwe bari kumwe i Galilaya. Arababwira ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Ndashaka ko tureba inshuti. Inshuti ni umuntu ukomeye mu buzima bw'umuntu. Nasanze n'ikoranabuhanga ryubaha ikintu, ryubaha inshuti. Ubundi inshuti y'umuntu muvugana buri munsi. Ubu ngubu n'ikoranabuhanga ryabayeho nubwo yaba ari mu bihugu bya kure. Inshuti yawe timushobora kugira iminsi 2-3 mutavugana. Naje gutangazwa n'ukuntu iyo umuntu yataye cyangwa se bamwibye telefone, kugira ngo swapishe simukadi bagusubize ya simukadi yawe, babanza kureba umuntu uzuhamagara cyane, umuntu mujya muvugana cyane, umuntu mujya muvugana cyane, hari icyo gufashaho kugira ngo usubirane ya simukadi yawe. Naratangaye cyane kuri iryo jambo, bituma ntekereza aya magambo kuba inshuti ya Yesu. Haleluya. Kuba inshuti y'Imana. Abantu bagira inshuti zitandukanye. Mu buzima ni byiza umuntu kugira inshuti, ariko hari inshuti nyinshi ziragushuka, ariko Yesu we ntashobora kugushuka. Umuntu ashobora kuba inshuti umwaka umwe, undi mwaka akaba ari uguhinduka, ariko Yesu wacu ntahinduka. Ni inshuti idahemuka, ni inshuti idahinduka. Bibiliya itubwiye ibintu bikomeye. Yesu abwira abigishwa be, arababwira ngo muri inshuti zanjye, ariko ashiraho ijambo, aravuga ngo nimukora ibyo bategeka. Hari amategeko y'Imana 10 Imana yashizeho. Hari ibintu Imana idutegeka gukora kugira ngo tube inshuti z'Imana.
nukubaha iby'Imana itubwira gukora. Hano biravuze ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Ibyo numara kubikora Imana yarirahiye. Yesu yaravuze ngo sizongera kubita abagaragu ahubwo mbise inshuti. Haleluya. Yongeraho n'ijambo aravuga ngo ibyo numva na data byose. Ijambo ry'Imana riraduhamiriza ngo Imana yaravuze ngo ntacyo nzakora ntamenyesheje intore zanjye. Inshuti z'Imana nizo zibitseho amagambo, nizo zonyine Imana izibwira ikigiye gukora. Haleluya. Haleluya. Icyo Imana igiye gukora Imana izikibwira inshuti zayo. Ntacyo nzakora ngo ntabwiye abagaragu banje. Bene data, dutekereze ku inshuti y'Imana, twifuze ku inshuti y'Imana. Imana igira ikivuga ku isi ibwira inshuti zayo. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Imana igize icyo ukora cyose. Bundi nawe mu buzima hari abantu benshi babana mu ngo, umugore n'umugabo, bakabana gusa kuko ari amategeko yo kubana umugore n'umugabo, ariko ugasanga si inshuti. Ugasanga rimwe na rimwe afite amakonti umugore atazi. Ugasanga rimwe na rimwe hari igihe agiye kuri konti akabikuza amafaranga akaba yayakoresha ikindi kintu umugore atabizi. Mubana nk'umugore n'umugabo ariko ntimuri inshuti. Ariko ngo ntacyo nzakora. Haleluya. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Kuko sinkibita abagaragu, kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora. Aravuga ngo ariko Pawulo we, aravuga ngo Petero, yewe Yohana, yewe Yakobo, sinkibita abagaragu, kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora. Ariko mbise inshuti kuko ngewe ibyo numvanye data byose ndabibamenyesha. Ibyo Imana itekereza ku bagaragu b'Imana, ku bantu b'Imana, Yesu arabitubwira, Umwuka arabiduhamiriza. Akatubwira ngo ijuru ryakuvuze gutya. Reka turebe abagabo babaye inshuti z'Imana. Ababaye inshuti z'Imana, iyo usomye umugaragu w'Imana, Mose yabaye inshuti y'Imana. Nagize amahirwe yo kugera hariya mu butayu kuri Sinayi. Mbonaho Uwiteka yasanze Mose. Aramubwira ngo Mose aritaba. Uwiteka aramuhamagara aramubwira ngo umugaragu wanje Mose. Mose aritaba. Umve kuba inshuti y'Imana. Aramubwira ngo numvise gutaka k'ubwoko bwanjye butakira mu buretwa kwa Farawo. Sifa kwa Mungu. Aramubwira ngo numvise gutaka k'ubwoko bwanjye. Aramubwira ngo haguruka uje kubwira Farawo. Iyo umuntu ari inshuti y'Imana, Imana imukoresha imirimo ikomeye. Haleluya. Imana imukoresha imirimo ikomeye. Iramubwira ngo Mose haguruka ugende uje kubwira Farawo ngo areke ubwoko bwaje bugende. Kubera ko Mose yakuriye kwa Farawo, yarazi uburakari n'imiterere ya Farawo. Aravuga ati sinshobora kugenda tutajyanye. Sinshobora kujya kwa Farawo tutajyanye. Uwiteka aramubwira ngo ndemeye njewe Uwiteka ndahagurutse tujyane nawe Mose. Iyo umuntu ari inshuti y'Imana baragendana. Sifa kwa Mungu. Iyo umuntu ari inshuti y'Imana muragendana. Arahaguruka Mose aragenda aja kwa Farawo. Ashikabwira Farawo ngo Uwiteka yavuze ngo. Farawo aramuseka cyane. Ntabwo ndi bukurikirizo nkuru cyane uko zagenze. Ndashaka kuvuga gusa ku inshuti y'Imana. Mose gusa arashika arahagarara aravuga gusa. Farawo atumva, Imana ikamanura kugira ngo ushigikire umugaragu wayo Mose. Imana ikamanura inda zigakwira igihugu cyose. Agasubira kongera akamubwira. Farawo ntiyumva. Imana ikongera ikamanura ibikeri. Imana ikongera igahindura inzuzi zose zo muri Egiputa. Zikayira zose zo muri Egiputa zose zigahinduka amaraso. Kubera ko yabaye inshuti y'Imana. Imana iramubwira ngo
ndagendana nawe. Amen. Kubera ko iyo wabaye inshuti y'Imana, Imana ikurema mu imbaraga z'ubutwari. Bibiliya ivuga ngo usomye mu gitabo cy'Abaheburayo, ndatekereza ko ari 11 no kuri 24. Kwizera ngo niko kwatumye Mose yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ngo ahitamo kuja kurengananwa n'ubwoko bw'Imana, ngo birutisha ubutunzi bw'abanyegiputa babisi. Iyo umuntu yabaye inshuti y'Imana, Imana iguha ndi maso n'ubundi bwenge n'ibindi bitekerezo bituma utareba ibiriho, ukareba ibizaza, kuko ibiriho n'iby'igihe gito, ariko iby'Uwiteka atanga ni iby'iteka ryose. Kubera ko turimo kwihuta, reka turebe undi mugaragu w'Imana wabaye inshuti y'Imana. Usomye mu gitabo cy'Itangiriro no muri Kuva, ugenda wumva amakuru ya Abrahamu, sogokuruza wo kwizera. Yabaye inshuti y'Imana akiri kwa Setera. Imana iramuhamagara, iramubwira ngo va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu, gusige n'inzu ya so, uje ngo mu gihugu uzakwereka. Kugendana na Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye. Iyo umuntu yabaye inshuti y'Imana baragendana, iramubwira ngo Abrahamu haguruka, tukiri uwo kuba kwatera, ngewe ubwanje ndashaka kugukoresha. Iramubwira ngo va mu gihugu cyanyu, uje mu gihugu uzakwereka. Iyo umuntu yabaye inshuti y'Imana, Imana imukoresha ibintu abantu bakibaza ko bakaza bibaza bakavuga iwi ni we cyangwa si. Kuko yavuze ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. Hari ijambo riza rinezeza cyane, iravuga ngo nzogeza izina ryawe. Naratangaye cyane n'iryo jambo, nzogeza izina ryawe, nzogeza izina ryawe. Reka nkubwire mwene data uzumvira ijambo ry'Imana, ifuze kuba inshuti y'Imana. Nubwo abantu bohaguruka bakakwamamaza, igihe cawe coba gito, ariko Imana yakwamamaje. Imana iravuga ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye Abrahamu, kandi ngo zogeza izina ryawe. Hari igihe uba inshuti y'Imana, Imana ikakogeza bitavuye ku bagukuriye, Imana ikakogeza bitavuye ku muryango ukomeye, Imana ikakogeza idashingiye ku mafaranga, amafaranga utunze. Imana ikakogeza kubw'inyungu z'Imana, kuko Imana ishaka gukorana nawe, kuko wabaye inshuti zawe, kuko wabaye inshuti y'Imana. Abrahamu Imana imukura iwabo mu gihugu cyabo, mu muryango wabo, iramujyana ija kogeza izina rye. N'uyu munsi turamuvuze Abrahamu, sokuruza wa kwizera. Iramubwira ngo nzakugira sekuruza w'abizera bose, kubera ko yabaye inshuti y'Imana. Bibiliya ikatubwira umugabo witwa Eliya, wari ukuriye abahanuzi. Nagize amahirwe yo kugera kuri Tabora, ku musozi wa Tabora, aho Eliya, aho umugaragu w'Imana yavuze ngo ndaca ingando 3. Imwe ya Mose, indi ya Eliya, indi ya Kristo. Uri muri aho hantu kuri ako gasozi ka Tabora, bahubatse urusengero, bahubatse inzu nziza cyane, bagenda bashiramo icumba cyanditseho ngo Eliya, ikindi cyanditseho Mose, ikindi cyanditseho Kristo. Bene data, aho hantu twahagiriye imbaraga zikomeye, dutekereje kuri aho hantu n'amagambo Imana yahakoreye. Bivuga ko Eliya yarahagarariye abahanuzi, Mose yarahagarariye amategeko y'Imana 10. Nico cyatumye avuga ngo ndaca ingando 3. Imwe yawe Eliya, abahanuzi bose, imwe yawe Mose, kugira ngo nze mpora nibuka amategeko y'Imana. Haleluya. Kugira ngo nze mpora nibuka amategeko y'Imana. Ndaca ingando 3. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Aravuga ngo sinkibita abagaragu, kuko umugaragu atazi ibyo ashoboje ko, ahubwo mbise inshuti. Bene data, mureke twifuze kuba inshuti y'Imana. Eliya yanejeje Imana mu buzima bwe. Imana iramwiyegereza, imugira inshuti yayo. Umunsi umwe ngo baragendana, Imana ngo iramwitegereza,
iravuga ngo Eliya we ngiye kukujyana n'umubiri kubera ko wabaye inshuti yanje, kubera ko uvashe amategeko yanje. Reka mbabwire bene data muri kino gihe ca none, Imana izahamagara, Imana izavuga koko abapfuye bazuke, natwe ngo abahari duhinduke inshuti z'Imana. N'uyu munsi iyo tukomeza gukora iby'Imana ishaka, dukomeza kumera amababa, hariho umunsi umwe tuzaguruka, hariho umunsi umwe Imana izavuga tukagenda nka Eliya, tukagenda nka Eliya. Eliya ngo Imana ngo iramwitegereza, Uwiteka ngo aramwitegereza, aravuga ngo Eliya ntabwo waba ugipfuye, ngiye kukujana kubera ko wubashe ibyo ngutegeka kandi wabaye inshuti yanje. Iyo umuntu yabaye inshuti y'Imana, Imana igira ibyo imuporotejeho. Iyo umuntu yabaye inshuti y'Imana, naratangaye cyane. Mose na Eliya na Miriyamu, umunsi umwe ngo Aroni na Miriyamu ngo baneguye Mose inshuti y'Imana. Ko kandi ndakibutse numvise umwuka nawe akazana ngo kababwire, iyo umuntu akoze ku nshuti y'Imana, Imana iragarwa. Habe niyo bavuze umuntu w'inshuti y'Imana, umuntu w'intungane. Mose na Eliya nako Aroni na Miriyamu ngo banegura Mose, baravuga ngo ariko Mose we niwe uzaza wicara avugana n'Imana wenyine. Imana irumva, Imana izayumva. Sawa, asante sana. Haleluya. Imana izayumva. Iyo bavuze inshuti y'Imana, Imana izayumva. Le pipara Galika saya. Du tripara disiri bibonga. Imana izayumva. Reka gucika integereka no kwiheba no kurambirwa n'iminsi yo kubabaza, mu gihe bavuga ko bitagishobotse, uko niko Imana ivuga. Imana ndihutiraho tikererwa, ikora ku mwanya wayo, igasubiza hageze. Abantu bari mu kugira umutima uhagaze ngo babavuze. Niba uzi kuri inshuti y'Imana, tuza gusa ibyo bakuvugaho, Imana kirumva, kandi ngo ukoze ku mukiranuzi uba ukoze nko mu mbone y'ijisho ry'Imana. Ntukajugira ikibazo ngo bakuvuze. Menya gusa kuko iyo wabaye inshuti y'Imana, iyo watunganiye Imana, iyo uhagaze mu bushake bw'Imana, muri inshuti zanjye. Petro we, Yohana, muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Aravuga ngo sinkibita abagaragu, ahubwo mbise inshuti. Turi inshuti z'Imana, mureke dukora iby'Imana idutegeka. Ako kanya Miriyamu ahita bemba kubera ko bavuze inshuti y'Imana. Nagira ngo mbabwire bene data, twifuze kuba inshuti z'Imana. Acha wakusema waseme. Niba gusuzi kuhagaze uri inshuti y'Imana, reka bavuga barimo barikongereza uburakari bw'Imana. Tukajugira ubwoba, reka gucika integereka no kwiheba ngo bakuvuze. Yesu baramubeshe ngo bahamagara abagabo bazi kubesha, baramubeshera. Stefano wari inshuti y'Imana, ngo barimo kumutera amabuye, aravuga ngo bababarire kuko batazi ico bakora. Ijuru rirakinguka, Stefano abona. Reka mbabwire bene data, Eliya yabaye inshuti y'Imana, Imana iramuzambura n'umubiri. Mureke tuba inshuti z'Imana, umunsi umwe tuzaguruka. Hariho umunsi tuzayiraramwe ntituyirirwemo, hari n'umunsi tuzayirirwamo ntituyiraremo, kuko iwacu ni mu ijuru, niko Pawulo yavuze. Niho dutegereje umukiza ko azava, niho dutegereje umukiza ko azava. Daniyeli yabaye inshuti y'Imana. Bibiliya ivuga ngo Daniyeli umugaragu w'Imana ukundwa yabaye inshuti y'Imana. aba munyagano, ariko arakomeza bishuti y'Imana. Munsi umwe baramufata ngo bamuterera mu rwobo rw'intare. Iyo umuntu ari inshuti y'Imana aba afite ubudahangarwa, nta kintu gishobora kumugera, nta kintu gishobora kumukura. Intare ziryamana nawe
intare ziramushuhira bamutaye ngo baravuga batariko bazinduka kare mu gitondo Daniyo ngo arabaza atese mugaragu w'Imana Daniyeli we umeze ute haleluya aravuga ati ndi hano kuko ntaco nacumuye kuwiteka nakoze ibyo amategeko yawe ntegeka muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka yakoze iby'Imana imutegeka araryama mu ntara aratuza Nebukadinezari ahamagara ngo Daniyeli mugaragu w'Imana kundwa uracari aravuga ngo kuko ntacumuye kuwiteka kandi ntaco nacumuye mu maso yawe nyagasani ariko ngo aramwitegereza yo abona Daniyeli n'umuzima ntacyo ntareza mutwara ntacyo tuzaba mureke gusa twifuze kuba inshuti z'Imana ibindi byo uwiteka arabizi bene data hari ibintu ngiye kurangirizaho bigera nko kuri 3 cyangwa se 4 biza bituma umuntu atakaza ubushuti bwiwe n'Imana kugira ngo tugeraho tugiye gusoza hariho ibintu icambere ikiza gitakaza ubushuti bwawe n'Imana no kwimura Imana mu mwanya wayo ukahashira umuntu Imana ntishobora kwemera ko umwana w'umuntu ahagarara mu mwanya wayo Imana rero irabyanga tukajye wimura Imana abamaze kuba inshuti y'Imana bamenya ko habe nico wewe bwawe ugira ico ufasha agihereza ku Mana akavuga ati Mana urakoze kuko muri kamere y'umuntu kamere y'umuntu nta muntu muri kamere wogirira undi neza ariko Imana izibinyuza no mutabagushaka no batagushaka kugira ngo ubone ico ubona ugihawe no Imana gushira Imana mu mwanya wayo guha Imana umwanya wa mbere mu buzima bwawe iyo wahashize umuntu bigutandukanye n'Imana Imana ni ya mbere mu buzima bwawe mu kintu cyose uzubanza Imana imbere Ishakabiri bene data kwima umutima wawe Uwiteka yaravuze ngo sinzaba mu nzu zubatswe n'abantu zaba mu nzu niyubaka y'ubwanje ngwino wime mu mutima wanje ni kumuririmbyi yavuze ndabikwemereye heza Imana umutima wawe Dawudi yaravuze ngo undemere uwundi mutima musha haleluya haleluya aravuga ngo uyu mutima wanshutse gukora icyaha na mukawuri aravuga ngo uyu mutima urananiye arabuzana Imana ifite pièce de rechange juha Imana umutima wawe uwutegeke kuko hariho ibintu bizamuka mu mutima abantu benshi bimye Imana umutima wawe ariko Imana irashaka kuyiha umutima wawe kugira ngo uwutegeke iyo wayimye umutima ibyo bigutandukanya n'Imana icaga 3 bene data kuyima ubwenge Bibiri iravuga ngo umuririmbyi ndiko yavuze ngo umutima n'ubwenge Yobu yaravuze ngo rego 28 na 28 yaravuze ngo rega kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi ngo kuva mu byaha niko kujijuka oh haleluya haleluya uheze Imana ubwenge bwawe Pawulo yaranditse aravuga ngo nyamara twebweho ntitukigira gutekereza kw'abantu abishuti z'Imana aravuga ngo dufite gutekereza kwa Kristo hariho abantu bimye Imana ubwenge heza Imana ubwenge bwawe kuyiha ubwenge Imana igutekerereze shuti z'Imana ndagira ngo mbifurize kuba inshuti z'Imana kugira ngo Imana iduhe n'ubwenge iduha ubwenge kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi ngo kuva mu byaha niko kujijuka heza Imana umutima wawe heza Imana ubwenge bwawe heza Imana umwanya wayo wa mbere Imana Uwiteka Bibiri iratubwiye ngo muri inshuti zanje nimukora ibyo mbategeka aravuga ngo sinkibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose bibamenyesheje agera kwijamba aravuga ngo simwe mwantoranije Petero we Yakobo simwe mwantoranije nijo wabatoranije
kugira ngo mbabwire bene data, hariho abantu Imana yitoranirije, hari n'abantu bitereye babaye kazitereye bitereye mu murimo w'Imana atari yo bahamagaye. Imana ntigikorana n'uwitahamagaye, iravuga ngo simwe mwantoranije. Inshuti z'Imana, Imana niyo yaduhamagaye kandi duha umurimo wayo wo kwikorera. Ariko hari icyo dusaba, dukora ibyo Imana idutegeka, tube inshuti z'Imana. Imana izagendana natwe, Imana izakorana natwe, Imana izavugana natwe. Imana ijya uyiha umwanya wa mbere, umenye ko ari ikubeshejeho. Turiho kubw'imiryango, nta muntu uriho kubw'amafaranga. Amafaranga gukura muri miliyari, ubu ufite miliyari urupfuruka gusanga muri miliyari ukagenda. Ariko muri iyi nzu yaravuze ngo ntituzapfa tuzarama, twebweho tuzimuka mu isi tuje mu ijuru, kandi tuzaba dufite ubuzima bw'iteka ryose. Muri inshuti zanje nimukora ibyo mbategeka, sinkibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje. Simwe mwantoranije. Ese ni Imana yagutoranije? Ujya uvugana nayo, ujya ukorana nayo, wayihaye umwanya wa mbere. Reka gucika intege, reka no kwiheba. Imana ndihutiraho kandi ndikererwa, ikora ku mwanya wayo. Hariho abantu bari mu kuyivamwo ibintu byagabanutse. Oya, umwanditsi yaravuze ngo naho umutini utatoha ngo bagahingira ubusa imyelayo, nta kabuza ko nishimana Uwiteka Imana yanjye. Muri ibintu by'Igiswahili ndamukunda cyane, yaravuze ngo haizuru kwangu huku chini utajiri au masikini, ngo hata nikifanywa kuwa takataka ngo yanipasa kupendeza Bwana. Kuba inshuti y'Imana tibisaba kuba wigwijeho amafaranga, tibisaba kuba amakonti aremereye. Oya, hata nikiwa maskini yanipasa kupendeza Bwana. Ukuri kose biragusaba kunezeza, kuko niba warayihaye umwanya wa mbere. Imibereho y'umuntu nibanga rikomeye, amenye iby'iminsi ishize, ntamenye ibizabejo. Iryo nibanga ry'Imana, tuyirekere umwanya wa mbere mu buzima. Izimenye ibiriho, niko Daniyeli yavuze, izimenye ibyashize n'ibiriho, ikamenya n'ibizaza. Nidufitiye kazoza yacu, niko Umurundi yavuze. Kuishi ni Kristo. Inanipasa kupendeza Bwana. Biradukwiriye kugenda tunezeza Imana. Muri inshuti zanje nimukora ibyo mbategeka. Ni umwanya wacu kwibaza ibyo Imana igutegeka n'ibyo urimo gukora. Nukora ibyo Imana igutegeka, ntabwo kiri umugaragu. Muri inshuti y'Imana, bene data, turi inshuti y'Imana. Bavandimwe mwese muri ku migabane itandukanye, ijambo Imana yari duhaye ngo tuganire, twifuze kuba inshuti y'Imana, tuyihe umwanya wa mbere. Imana ni ishobora byose, iri hejuru ya byose, kandi ifite byose mu kuboko kwayo, ifite byose mu kuboko kwayo. Ngewe muri iyi minsi ndimo kumva hari ibintu ngomba kubwira bene data bose. Ngewe namenye ko Imana ari ishobora byose, kandi Imana ari itegeka byose, kandi Imana yo kugezaho so na nyoko batokugeza. Imana yo kugezaho amafaranga atokugeza. Imana yogeje izina ryawe, yo kugezaho ushaka, kuko niyo nyiribihe, kandi ibintu byose irabitegeka. Nakire neza ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Dusabiye abazatwumva bose kwifuza kuba inshuti zawe Mana, kugira ngo utegeke ubugingo bwawe, kugira ngo baguhe umwanya wa mbere, kugira ngo baguhe umutima n'ubwenge, kugira ngo tuyobore mu nzira yo gukiranuka. Bene data bose bazumvira ijambo bizabagirira umumaro. Urakoze data, kuko ijambo ryawe uriherekezanya imbaraga zaryo, rigakora imirimo munini kandi rikabona iminyago myinshi. Mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Amen.